Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa mu gitondo kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ni Imana yawushyize ngo twishime tunezererwe kandi tunezererwe muri yo. Ndashima Imana cyane ku buzima bwacu, ndashima Imana namwe ku buzima bwanyu. Kandi n'ukuri basabira umugisha, nsabira abababaye ngo Imana n'ukuri bahumurize, ababuze ababo Imana ibahumurize, ihumurize imitima yabo, abarwayi Imana ibakize. Haleluya, n'ukuri igendere buri muntu wese, haleluya, igendere buri muntu wese uri kumva rino jambo mu izina rya Yesu. Bene data, tugeze mu bihe nyine turi kubona ibintu bigenda bikakaye biteye ubwoba, ariko twebwe turi abakristo, turi abana b'Imana, turi abo yiremeye. Haleluya, haleluya, niyo mpamvu tugomba gukomera kuko Satani nawe ashaka uko yakwiba, yakwica, yarimbura. Haleluya, ariko tugomba tugahagarara mu kwizera dufite umwami Yesu Kristo. Haleluya, hari ubuzima buri imbere, hari ubuzima muri Kristo. Haleluya, uko byagenda kose Bibiliya tuvuga ngo tuba mu isi ariko ntabwo turabisi. Niyo mpamvu tugomba kubaho nk'abantu tutabisi, tukaba mu isi ariko tuzi neza ko ari ahantu twicaranye n'umwami Yesu Kristo mu buryo bw'umwuka. Haleluya, tuzi neza ko umwami Yesu atuzi uko byagenda kose. Haleluya, ni umwami, yari umwami n'umwami kandi azahora ari umwami. Urukundo rwe ntirushira, amahoro ye ntazashira. Haleluya, ntashira mu bana b'Imana. Haleluya, uko yari ari niko azamera, ntabwo azahinduka, ni umwami w'abami. Haleluya, niyo mpamvu rero mumuriza buri muntu wese ukeneye guhumurizwa muri aka kanya, kandi nshishikariza buri muntu wese kugira ngo dukomeze duhagarare dushikamye, dutumbire uyu mwami Yesu Kristo. Haleluya, dutumbire uyu mwami Yesu Kristo, ntuve mu by'Imana. Haleluya, nukuri reka tugume ku Mana yacu, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Haleluya, niyo izi ahejo hacu hazaza ko hameze hose. Amajwi yose wakumva ya Satani akubwira ko ibintu bidashoboka, ko aguha andi makuru, haleluya, ka sound ikumvisha ko haleluya ko ubuzima burangiye cyangwa iki, kankubwire haracyari ibyiringiro. Hari ibyiringiro nta handi kandi birotse muri Kristo Yesu. Uhumure, ukomere, ushikame, ukomeze wizera Imana kuko ni Imana y'imbabazi. Haleluya, ndashaka ko tuganira ku ijambo riva muri Timoteyo wa mbere 6:12. Havuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ngo fight a good fight of faith, ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Haleluya, bene data, turi mu gihe cy'intambara. Ntabwo ndi kuvuga wena ngo intambara z'amasasu z'iki byose, oya, mu ntambara zo mu mwuka. Turi mu gihe tugomba guhagarara tukarwana intambara nziza yo kwizera. Bivuga ko ntabwo ari igihe cyo kurangara, ni igihe cyo kuba maso ukarwana intambara nziza yo kwizera. Ukamenya ko ugomba kwizera kwizera Imana muri byose, ukamenya gusenga, ukamenya gusenga. Hari igihe wenda wumva ko ufite n'imbaraga nkeya zo gusenga, ibintu byakurenze, ibibazo byakurenze, ibyo ubona, haleluya, ibiri gucamo, ariko nkubwije ukuri ko ni ukuri dufite intwari ikomeye yitwa gusenga. Haleluya, turwana intambara dusenga. Hari ibyo dukuraho, hari ibyo twemerera, hari ibyo dutandukanya n'ubuzima bwacu, hari imitego ya Satani bashyize imbere yacu, ariko twasenga imitego ikavaho. Hari ibyo Satani iba yateze mu buzima bwacu. Nkubwije ukuri ko Satani ifite intego muri Yohani 10:10 ko batubwira, yaje kwica, yaje kwiba, yaje kurimbura. N'ikintu gishobora kuba ari uno munsi Satani agakora ikintu kikubaza umutima, ariko utahaguruka akagaruka nanone agakora ikindi. Haleluya, haleluya, agakora ikindi. Biratubwira ngo haleluya, ngo Yohani yarafashwe ngo aricwa. Haleluya, aricwa. Haleluya, abonye ngo bishimishije abantu, ngo afata na Petero,
Haleluya. Hari igihe satani afata yohani wawe, hari igihe satani agirira agukorera ikintu kibi muri mariage cyangwa se mu bana cyangwa se mu buzima busanzwe, mu kazi, muri business, yabona ko nawe wicecekeye akaza agafata na Petero mu buzima bwawe, akaza agafata n'ibindi bisigaye. Haleluya. Ariko ngo icyo gihe ngo cace, ngo haleluya, ngo abera barasenze, barasenze. Haleluya. Niyo mpamvu nanjye ndi gushishikariza buri mu mama wese, buri mu papa wese, buri musore n'umukobwa, umwana, umujene, aho buri hose, wicika intege kubera ko ibyo uri kubona, wicika intege kubera ko ibyo uri kunyuramo, ahubwo kanyeza gusenga. Nimba nta ntege zifite zo gusenga, ufate mugenzi wawe, haleluya, musengane. Ujya aho bari gusenga usenge, uhamagara umuntu uzi gusenga, musengane. Haleluya. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo Efeso 6:12 ngo tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ngo ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeki iyi si y'umwijima, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ngo ntago turwana na bene wacu, ntago turwana n'ikindi kintu, ntago turwana n'abagabo bacu cyangwa abagore bacu, ntago turwana n'abana bacu, ntago turwana hariya na famille yacu, ngo hoyada, ahubwo dukirana n'abatware, ngo n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si. Hari abatware bategeka iyi si, hari abafite ubushobozi kuri iyi si, ngo y'umwijima, isi y'umwijima, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, hari imyuka mibi. Haleluya. Ngo iyo myuka niyo turwana nayo. Bivuze rero fight a good fight, rwana intambara nziza yo kwizera. Haleluya. Ngo ukurimo aruta iyo myuka, ariko ifo ko nawe uhagarara koko ugashika mu kwizera. Yaba ari muri mariage yabona ko iri guferinga, ugahagarara ukavuga uti mu izina rya Yesu, ikintu cyose kiri gutuma ngewe ntana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, haleluya, mu izina rya Yesu ndakureho iyo myuka ya satani. Yaba ari umubiri wawe uri kukurya, haleluya, ari kanseri y'umubiri wawe, ukavuga uti mu izina rya Yesu, iyo myuka yo mu kirere ndayihagarika, iyo myuka irwanya umubiri wanjye ndayihagarika, ugasenga. Yaba ari mu bana harimo ikibazo, yaba ari mu kazi kawe, yaba ahariho hose, muri business, muri finance, ugahagarara ugasenga. Haleluya. Ntabwo ari igihe cyo kurangara. Hari igihe nuko hari abantu bababaye, barahari ntabwo ko badahari, barahari kuri iyi si. Turabibona biri kuba ari intambara, ari imyuzure, ari iki, ariko ntabwo ari bije kudukanga, ahubwo no kwitwibutsa ko intambara turwana, haleluya, ari iki gihe tugomba guhagarara n'ukuri. Ibintu satani ashaka kuzana mu buzima bwacu, ibintu satani ashaka kuzana mu nzira zacu, n'ukuri tugahagarara tukagira ibyo tuvanaho, kuko nta kintu dufiteho. Haleluya. So humura, ushikame ubabaye. Imana n'ukuri, umva, Imana yo mu ijuru, haleluya, isa n'umutima wawe, ariko uko uyusana uhaguruke uvuga uti satani, ushobora kuba wantwaye iki ngiki mu rugo, ariko ntuzagaruka mu rugo rwanjye. Satani, bishobora kuba byagenze gutya muri ministeri, ariko ntibizongera mu izina rya Yesu. Ndashyiraho gasopo, haleluya. Satani, ndabizi ko uri kwigaragura muri mariage yanjye, ariko mu izina rya Yesu uyu munsi ni uwanyuma. Ndashyiraho gasopo. Satani, ndabizi ko beze gutya muri finance yanjye, ariko mu izina rya Yesu hariyo, umva, ndahagarika imigambi yawe mu buzima bwa muri finance zanjye. Ugahagarara ukarwana intambara nziza yo kwizera. Niyo kwizera ko turayitsinda, niyo kwizera ko umwami Yesu ari kumwe natwe, niyo kwizera ko niwe udutsindishiriza, niwe kwizera ko yavuze ngo niduca no mu muriro nta kizadutwara, imiraba iraza igakubita ariko nta cyo yadutwara, kuko hariho dutumbiriyeho ushoboye byose, wanesheje. Haleluya. Ko nawe yarabitubwiye mu ijambo rye ngo kuri iyi si tuzaca mu bikomeye. Haleluya. Ngo ariko ntituzatinye kuko yanesheje isi. Haleluya. Aho wicaye rero mu buryo bwo hejuru, kuba wicanye na Kristo, rwana intambara muri aho ngaho nyine wicaye. Haleluya. Aho wicaye mu buryo bwo hejuru, uri kumwe na Kristo, wicaranye nawe, rwana intambara aho ngaho. Haleluya. Ntureke satani ngo ikumanure igukire kuri level yiwe. Oya, satani iri munsi y'ibirenge byawe, abadayimoni bari munsi y'ibirenge, nabo bagomba kumenya ko bari munsi y'ibirenge byawe.
hagarara nk'umugore w'intwari, uhagarare nk'umumama w'intwari, uhagarare nk'umukobwa w'intwari, umugabo n'umusore w'intwari, urwane iyi ntambara. Bene data, ni igihe cyo kurwana intambara kandi tuzatsinda. Humura, humura, humura. Satani ntagutera ubwoba, satani ntagutera ubwoba ngo ntibishoboka, satani ntagutera ubwoba. Nta bwoba ubwange ubuvane mu buzima bwawe, ariko ushyire amavi hasi usenge. Hari igihe ngo tutaba tuzi n'icyo dusenya ngo ariko umwuka muri twebwe ngo aniha iminiho abazi icyo imitima yacu iri kuvuga. Yaba ari n'amarira ushaka gusuka imbere y'Imana, ntuyasuke imbere ya Satani, uyasuke imbere y'Uwiteka. Yaba ari n'agahinda n'ibibazo wikoreye, ntubyereke Satani, ahubwo ujye imbere yate. Imana yavuze ngo muzane ibyo mwikoreye, mwebwe barushe n'abaremereye, musange ndabaruhura. Uba ariho ugenda iyo miruho uyikubite hasi, kuko ni umubyeyi udasanzwe, ni umubyeyi ushobora byose, ni umubyeyi ushobora komora icyo gikomere ufite mu mutima wawe, ni umubyeyi ushobora kuzana amahoro utigeze ugira mu buzima bwawe, ugatuza mu bibazo, ugatuza mu rupfu, ugatuza wabuze umuntu, ugatuza bakwirukanye ku kazi, ugatuza urwaye. Kubera iki? Kuko umwami Yesu akuzi. Haleluya, haleluya. Imana ibaha umugisha rero. Reka tugume dusenge. Nanjye mbasabiye amahoro, mbasabiye gukomera, mbasabiye kwaguka, mbasabiye komorwa, mbasabiye gusurwa n'Uwiteka, mbasabiye no gustabarwa n'Uwiteka muri iki gitondo, muri uyu munsi, mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru, haleluya, ibasanga ikikora igihindura mu buzima bwanyu. Haleluya, mu izina rya Yesu. Mana urakoze ku bana bawe, wagirire neza, wagirire neza mu izina rya Yesu. Kandi ndagushimye mubyeyi kuri Imana yumva gusenga kwacu. Bene data, nimusangize n'ijambo n'abantu hirya no hino. Hari abantu benshi bari guca mu bikomeye koko, babaye umutima benshi cyane, ariko ijambo ry'Imana riza kugira ngo ryongere ritwibutse ko Imana idukunda, kandi ko nta handi ibyiringiro byacu biretse muri Kristo Yesu. Pastor Ruga, ndabakunda cyane. Amen.